uyu nguyu umwite Bushali the Trigger cyangwa se umwite Kenya Trap King, umwe mu bahanzi nyarwanda bahagaze neza muri iki gihe. Navuga ko bahagaze neza muri uyu mwaka 2021 nubwo adaheruka kuba yarekura ibikorwa bye bishyashya, ariko mpamya nashidikanya ko ari umuhanzi, wa muhanzi bavuga ko afite abakunzi kurusha uko afite abafana. Bishatse kuvuga ko anytime igihe asohoreye indirimbo arayisohora ikaza ndetse ikanakundwa n'abantu benshi, aribyo bita kuba ufite abakunzi kurusha kuba ufite abafana. Bisanzwe bizwi ko umufana ni umuntu ugufana mu gihe uri gukora neza, waba utagikora neza akaba yakureka akagenda. Naho Bushali ni umwe mu bahanzi nyarwanda bubatse abakunzi kurusha uko bubatse abafana. Bushali the Trigger aherutse kurekura album ye mu mwaka 2020. Albumu yari iriho indirimbo z'amakorabo menshi yagiye akorana n'abahanzi batandukanye barimo Bruce Melody, The Ben ndetse n'abandi, harimo Aliewes, Magnum ndetse n'abandi benshi batandukanye. Iyi ni albumu yaje irakundwa cyane ndetse ituma abantu benshi bongera kwiyumvamo Bushali wabo, dore ko nabwo yari amaze igihe ameze nk'ucecetse bitewe n'uko mu mwaka wa 2019 yigaragaje cyane ku rwego rwo hejuru. Mu mwaka wa 2020 agatangira ameze nk'ukonjemo gakeya, ariko nyamara ntabwo yari akonje, ahubwo yari gutegura album ashaka kugira ngo azahereza abakunzi be package yuzuye, cyangwa se azahereza abakunzi be package yuzuye ndetse kugira ngo batazigira baba bored. Bushali the Trigger yamenyekanye mu ndirimbo ni Twebwe, indirimbo afatanyijemo na mugenzi we Betray ndetse na Storm Drip. Indirimbo navuga ko yabahaye izina kugeraho ubu ngubu tuzi Bushali w'aka kanya abikesha iyo ndirimbo ni Twebwe. Bushali the Trigger ajya avugaho inkuru nyinshi zitandukanye mu itangazamakuru, aho bamwe yagendaga bavuga ati arafunze, abandi akavuga ibindi, nyamara nta numwe wari wigeze agira gihamya yemeza neza nimba uyu muhanzi Bushali the Trigger afunze, uretse ndakeka mu mwaka 2019 nibwo yigeze kuba yafungwa, we bamufatanya hamwe na mugenzi we Storm Drip ndakeka n'abandi bakobwa babiri babaziza ibintu by'ibiyobyabwenge. Icyo gihe Bushali the Trigger arafunzwe, birica mu bitangazamakuru biramenyekana, nyuma y'igihe arongera arekurwa, aribwo yaje akamara igihe ameze nk'umuntu ucecetsemo gakeya ari kutegura album aheruka gusohora mu mwaka 2020. Si ibyo gusa kandi Bushali the Trigger azwiho ibintu byinshi. Ndakeka mu cyumweru gishize bakurikirana showbiz nyarwanda hari abumvishe inkuru ishimishije yuko Bushali the Trigger ndetse n'umukunzi we baba bibarutse umwana wabo w'imfura. Ibi ngibi byatangajwe na Bushali ubwo yapostingaga kuri Instagram ye. Yabanje gupostinga ifoto y'akana gato kakiri gato, arandika ati glad to see you in my life, oh my gosh Bushali Moon. Bishatse kuvuga ko akana ke gato tutaramenya nimba ari umukobwa cyangwa se ari umuhungu, yakise Bushali Moon. Uyu mwana ni umwana wabyawe na Bushali ndetse n'umukunzi we uzwi ku izina rya Potenciano. Si iyo foto nyine Bushali yapostinze gusa, kandi yapostinze n'indi foto abakunzi be bagenda batera amakomenti atandukanye bamwereka ko bishimiye kwakira umwami, nk'uko Bushali yavuze ati umwami w'abami. Bushali yarapostinze ndakeka n'indi foto nateye nababwiyeho, n'indi foto nateye nababwiyeho yapostinze nanone akavuga ati glad to see you in my life, oh my gosh king of kings, avuga ko umwana we ari umwami w'abami, dore ko Bushali yaje yita umwami, ariko muri aka kanya nawe ubwe ari kuyamanika ari kuvuga ati sinyira umwami yabonetse, none umwami w'abami yaje, ari we mfura yanjye Bushali Moon. Rero no kumanika godiyo kuko umwami yahageze, bimwe kwa kundi umukinnyi ashaje amanika godiyo. Ndakeka uyu Bushali Moon wuje noneho we aje atwika bimwe birenze. Bushali the Trigger impamvu naje hano si ukuvuga we ku mwana we cyangwa se kuvuga ibindi bitandukanye bya Bushali, kuba navuga amateka cyangwa amakuru amwerekeyeho, kuko ibyo nabyo tuzabibonera umwanya wayo tube twabagira amakuru arambuye Bushali uko yavutse, aho yize, ibigo yagiye yigamo. Gusa ibyo byose kugira ngo bizarusheho kubaryohera
n'ubufasha bwanyu mukora subscribe kugira ngo mutazacikwa. Okay, impamvu naje hano ni ukuba nabatangariza indirimbo Bushali the Trigger aherutse kuba yakwitangariza ubwe ko agiye gusohora indirimbo bita Amakosa. Ibi ngibi yabitangaje ku rubuga rwa Instagram ye nk'uko bisanzwe, aho yapostinze ifoto yambaye imyenda y'amabara y'umweru, ndakeka yambaye imyenda y'amabara y'umuhondo, aho yapostinze ifoto yambaye imyenda y'amabara y'umuhondo, arangije yandika ati Amakosa soon. Tashyira akadege kakandi gasobanura slang bita twigendele, soon twigendele, bishatse kuvuga ko very soon arabahereza indirimbo ye Amakosa. Iyi ndirimbo rero nahamye nashidikanya ko ari indirimbo izashimisha abafana ba Bushali, ndetse ari indirimbo yari itegerejwe n'abafana ba Bushali, dore ko aho bose bava bakagera bari bategereje indirimbo bitewe n'uburyo bamukundamo, bitewe n'uko nk'uko natangiye mbivuga ari umuhanzi utarigeze akora abafana ahubwo yakoze abakunzi. Nyuma yo gukora abakunzi rero nabyo birigaragaza mu ndirimbo agenda asohora igihe gitandukanye, ari nayo mpamvu muri aka kanya yamaze gutangaza ko vuba bidatinze ari bubahereza indirimbo nshyashya bita Amakosa. Ariyo mpamvu mbwira ni wowe mufana wa Bushali the Trigger, nyamuneka nta kindi usabwa, ushatse wanajya no kuri YouTube channel ugakora subscribe n'akazogera kugira ngo iyo ndirimbo nisohoka uzaba wa mbere muri babandi ba posting ati mbaye wa mbere mu mpera, uzaba wa mbere mu kuba wabona iyo ndirimbo kabisa. Okay, sibyo gusa kandi ntabwo mugomba no kuba mwakora subscribe kuri Bushali the Trigger gusa, mugomba kuzana hano kuri Stream Jesus Entertainment mugakora subscribe, kuko ibyiza ni byinshi tugomba kubagezaho uko bwije n'uko bukeye. Iyi ni Stream Jesus Entertainment, kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.